Mose kugira n'ubundi ayobora ubwo bwoko bw'Imana. Hanyuma ahantu turatandukanyiriza Farawo n'ubwoko bwa Isiraheli. Ubwoko bwa Abayisiraheli n'ubwoko bw'Imana. Noneho bwabaga muri Egiputa kwa Farawo, aho Farawo yari abereye iki? Umwami. Noneho igihe kiragera, Imana iza kubwira Mose ko igihe n'ubundi cyo kuva mu buretwa mu bucakara bwo kwa Farawo cyarangiye. Baragenda bageze ku nyanja, ubwo barimo bagenda bakababazwa, bageraho bahindurwa iki? Abacakara. Ariko bakaba bafite isezerano ry'Imana ko igihe kizagera bakahava. Hanyuma Imana nyine iza gufata umuyobozi w'Abisiraheli imugira Mose, imugize mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mudukurikirana ku Bahetsi Official. Reka tubifurize umugisha w'Imana. Reka tubwire abantu bari hanze ngo amahoro y'Imana abane namwe, ndetse n'abari muri Afurika yose namwe reka tubifurize umugisha. Reka tujye mu majyaruguru namwe tubabwire ngo amahoro y'Imana, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba no mu burengera bwaryo. Reka tubifurize umugisha w'Imana. Hanyuma reka tugire hano muri Kigali namwe tubifurize umugisha w'Imana. Reka tubwire abantu barwaye, abantu bafite intambara, ibibazo, ibigeragezo, namwe reka tubifurize ineza y'Imana. Birashoboka ko uyu munsi waba ubabaye ariko ejo ukaba uri guseka, ukaba uri kuvuza impundu. Hanyuma rero reka tukubwire ngo wowe utibagirwa gukora subscribe. Reka nawe tukwifurize umugisha w'Imana. Hanyuma nge uri kuri mikoro nitwa Zeniga Christine, turi kumwe n'umukozi w'Imana wa muhanzi aragarutse. Uraho neza? Uraho neza. Uri amahoro cyane. Imana irakurenze. Ni wa mwana urimo kwiga kuzamura muzika. Mu minsi iri imbere azaba ari kubakorera muzika nziza cyane, kandi ndabizi neza ko uko biri kose tuzajya tubibanyuzaho, muzajya mubibona uko bwije nuko bukeye, kandi turabizi neza ko Imana izamugirira neza. Hanyuma reka tukwakire wibwire abahetsi. Murakoze. Ndabanje kubashimira, ndanabasohoje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina ni Uwihirwe Dukundimana Emmanuel, nkuko nabibabwiye, ndi umuramyi ukunda Kristo, ibindi Imana iduhana umugisha. Imana iguhe umugisha. Uri umuramyi ariko hari akandi kantu nyene bibonye. Ndi umusore. Uko biri kose n'abatari bakumenya, ariko uko bwije nuko bukeye, impamvu tugenda tuvuga ibyiciro turimo nuko tugenda twunguka abantu uko bwije nuko bukeye. Rero buri munsi tugenda twunguka abantu bakurikirana Abahetsi Official. Imana iguha umugisha. Uyu rero ni umuramyi ndetse ni n'umuhanzi ku giti cye, kuko tuzajya dukorana, azajya agenda abibwira mu buryo burambuye, ababwira ibihangano bye. Umeze neza? Yego, meze neza. Imana irakurinze. Imana irandinze. Reka tukwakire umanze usenge Imana, ubundi tubone kuganira. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje. Nanone tugushimiye uburinzi bwawe n'urukundo bitagereranwa. Tugushimiye ko uturinda amanywa na nijoro. Mwami Imana, turyama byoroshye ariko ntituba tuzi ngo bimeze biti. Haba igitangaza rero iyo tubyutse mu ijoro wababanye natwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Nyemerera Kristo uhe buri muntu wese uri kutureba, buri muntu wese ugiye kubana natwe muri iki kiganiro, umuhe umugisha. Nyemerera Kristo umuhe umugisha. Mwami Imana rero icyo twanze duheje n'imigambi y'umubi ni ugukora no guhora kwa Satani. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye umwuka wawe wera ngari uza abane natwe muri iki kiganiro. Nyemerera sawa ari nge singaragare, cishwe bugufi wowe ushirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Gusa ndabona ukeye, ufite morale, buri baki uhorana morale nyinshi, ariko ni byiza cyane guhorana morale, kubera ko burya iyo tuje kugira ibyo tugaburira abantu badukurikirana ku Bahetsi Official, tugomba kubereka ineza, tukabereka ibyishimo, nabo bakabireba banezerewe. Kuko iyo weretse umuntu ukamuha ibiryo ariko ukabimuha ubabaye, urakaye, ye baba we, byabyo nawe bijyarakaye, ntago binamugwa neza. Ntago bimurwa neza. Hanyuma rero Imana iguhe umugisha. Hanyuma ntago wenda turaza gukuraho icyo watekereje cyangwa se icyo wagamije guhereza Abahetsi Official.
reka tukwibarize Yego. hari icyaha n'igicumuro. Yego, ubundi icyaha ni iki, igicumuro ni iki? icyaha ni iki, igicumuro ni iki? Yego, reka tuba turi kubariza aba bantu bari inyuma badukurikirana ku Bahetse Official. Yego, ndavuga nkanjye ubwanjye ko mbyumva. Yego, turahera ku gicumuro. Igicumuro numva ari nk'igikorwa. Igicumuro ni ikintu umuntu akora atabigambiriye. Urugero, ukaba wahura n'umuntu bitewe n'uburyo ki yiyambariye, ateye, ugasanga umwibajijeho, ugasanga nyine umucumuriyeho. Ugasanga umucumuriyeho. Cyangwa se urundi rugero, ukagenda ukabona nk'inzu nziza, ugahita utangira kuvuga ati ugatangira kuyifuza. uyu muntu nyirayo aya mafaranga ntabwo bitewe wenda nuko umuzi cyangwa se umubona cyangwa wari umuzi, ugatangira kuvuga ngo amafaranga ayakura aha n'aha, uri kumucira urubanza, uri gucumura nyine, ariko mu buryo utatekereje kuko wigenderaga ntiwumvaga ko urahura n'iyo nzu. So icyaha ni ikintu umuntu akora yagambiriye. Ni ikintu umuntu akora yagambiriye kandi akagikora neza azi ko ari icyaha, agiye kugikora ari icyaha. Urugero, nko gusambana benshi bazi ko ari icyaha, ariko barabikora. Kwiba benshi bazi ko ari icyaha, barabikora. Ku bagabo no ku bagore, kwifuza umugabo, ubwo ndavuga ku mugore, bazi ko ari icyaha ariko barabikora. No ku bagabo kwifuza abagore bazi ko ari icyaha ariko barabikora. Ni ubwo buryo ki bashije gutandukanyamo ibyo bintu byombi kugira ngo mubyumve. Igicumuro ni ikintu cyangwa se ibintu umuntu akora atatekereje. Hanyuma icyaha ni ikintu umuntu akora cyangwa se ibintu umuntu akora yabigambiriye, akabikora n'ubundi azi ko ari icyaha. Imana iguhe umugisha. N'ubundi turakomeza kuri aya magambo, turagenda dusimbuka ariko tugira icyo twungura abantu bakurikirana Abahetsi Official. Hanyuma ni ukubera iki Farawo ngo yabonye, bararimbye baravuga ngo iyo Farawo abimenya yari kwicisha yari gucisha makeya, ngo ariko abonye inzira ijya mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe, ariko arangije agira ute, ararohama. Ni ukubera iki? Impamvu nyine wiyaza kubimenya ko Isiraheli ari ubwoko bufite Imana ikomeye kandi ishobora byose, ishobora kurimbura ingabo ze n'ibye byose, aba yaratuje, aba yarumviye ubushake bw'Imana. Ikindi warumbajije? Nakubaje ngo ni ukubera iki Farawo iyo abimenya yari gucisha make, ariko yabonye iyi nzira agira ngo ni inzira isanzwe, igihe kigeze ararohama. Farawo rero mbasobanurire mu byumve neza. Ni iyihe nzira yatumye amenya ko idasanzwe? Ni igiki kitari gisanzwe muri byo? Ikintu cyari kidasanzwe, we ntabwo ubwe yari azi ko bishoboka ko amazi, inyanja habonekamo inzira. Noneho yabonye inyanja icisemo inzira Abisiraheli barimo batambuka, agira ngo biroroshye, nawe aragenda. Kandi burya buri bajya bavuga ngo n'ishyamba rigira umuyobozi waryo, buri hantu hagira beneho. Urumva ni Imana yakoze mu buryo bwayo kugira ngo itabare Abisiraheli. Imana mu bushobozi bwayo niyo ishaka ari kubagurutsa kuko irabishoboye. Imbere hari amazi, inyuma hari ingabo za Farawo, hama Abisiraheli barambuka. Farawo nawe agira ngo ni ibintu biri aho byoroshye, nawe abarambutse. Yambutse, urumva Imana yahungishaga ubwoko bwayo, Farawo we ashaka kugira ngo arimbure ubwoko bw'Imana, kandi ntabwo byari gukunda. Niyo mpamvu Farawo yaje kurimbuka, akaza kubona ko bya bintu bitari bisanzwe. Yego, bitari bisanzwe. Hanyuma Farawo n'ubu bwoko turaza gusobanurira abandi iki? Ubu bwoko Isiraheli ni ubwoko bw'Imana, ariko bwabagahe kwa Farawo. Farawo
navuga ko ari nk'umwami, yego, umwami wa Egiputa. Yego, Farawo ni umwami w'ubwami bwo muri Egiputa. Hanyuma Isiraheli, abayisiraheli, ubwoko bwa Isiraheli bwabaga kwa Farawo, ariko Imana ubwo yari yaragenye igihe bazavirayo. Farawo yari umwami mubi w'umugome. yego, muri Egiputa abisiraheli bagatotezwa. Mose, Farawo yateguye ingabo ziza kwica cyangwa gutsemba bwa bwoko bwa Isiraheli bataragera iyo bagera, bataragera hehe i Kanani, reka ariko mbivuga. Hanyuma ubwo Farawo n'ingabo ze nibo birukankanaga ba Bisiraheli bashaka kugira ngo babice. Farawo yari afite amagare, yari afite amafarashi, yari afite ingabo, bazana ibyuma, bazana inkota kugira ngo bice bwa bwoko bw'Imana. Noneho abayisiraheli bageze ku nyanja, babona inyanja ni ngari, babona nta nzira, baruguru bareba hepfo babona nta nzira, barebye inyuma babona abantu baje kubica, barabakurikiye. Nibwo Imana yabwiye Mose ati fata iyo nkoni yawe irambure mu mazi, ubwo ararambura, igitangaza cy'Imana nyine haboneka inzira. Abisiraheli barambuka, Farawo nawe agira utya arashokerwa, nawe yinjiramo, amazi abamumiranye n'ingabo ze. Ni hehe Mose yakubise ku rutare kabiri kandi atabyemerewe? Reka nongere nkubaze, ni ukubera iki Yozefu bene se bamugiriye ishari bakamujugunya mu rwobo? Ikintu cyatumye Yozefu bene se bamugirira ishyari, ubwo ni abavandimwe be. Yari umwana wajyaga arota inzozi zikomeye, hanyuma akaza kuzirotorera bakuru be. Yazirotorera bakuru be, arababwira ati narose imiba, ngiragwa hasigara umubu umwe uhagaze. Noneho yabibwira abakuru be, nabo navuga ko ari Mwuka Wera, akabahishurira, bo bakabona umwana azaba umuntu ukomeye, afite ejo heza hazaza bitewe n'inzozi yababwiraga yari karose. Hanyuma ariho urwango rwahereye. Noneho Yozefu ni n'umwana wakundwaga na se cyane, Yakobo. Ubwo igihe kiragera, muzasome namwe, igihe kiragera, Yozefu abavandimwe bose baramurakarira, bamugirira ishyari, bavuga ati uyu muntu azavamo umuntu ukomeye, ntabwo tubishaka, ari murumuna wacu. Ubwo baragenda bajya, ukatusipoze ko ari nko mu ishyamba, baragenda babaga itungo bari basanze reka tuvuge ko ari ihene y'ishyamba. Barangije bafata umwenda wa Yozefu, baramufata, baragenda bamuta mu rwobo, bamwambuye ikanzu. Ariko ubundi byari bigenze gute? Ni igihe papa wiwe yamutumye kugemurira bene se, bakimara kumubona ahita bavuga ati karose yaje. Baba bamwambuye. Ubundi nanihuse, baravuze ati bo ubwabo baricaye bamukorera inama, bakora bije yose ukuntu bazabigenza. Bamwe bakavuga twagiye kumugurisha, abandi bakavuga ati ntabwo twamugurisha, ahubwo reka tumwice. Hanyuma bakora iki? Bafata umwenda, ikanzu yari yambaye, barangije babaga ya hene y'ishyamba, twavuze ko ari nk'ihene y'icyo gihe, bayisiga amaraso. Bayisize amaraso bamuta mu rwobo. Bamutaye mu rwobo, bashyira papa we, bati dore umwana wawe ukunda yarangiye. Yari afite mu bavandimwe, yari afitemo umuvandimwe, aragenda aca inyuma, araza amukuramo. Nibyo amukuramo. Yego, nkuko nababwiraga, bamutaye mu rwobo, bari bafite gahunda ubundi yo kumwica akarangira, kuko bari bamufitiye ishyari, bamufitiye urwango mu mutima, bashaka kumutsemba ngo bamukureho. Kubera ko yari umunyamugisha. Kubera ko ari umunyamugisha, yari karosi, Imana yamwerekaga inzozi,
ari umuntu nyine ufite ihishurirwa ahita yumva icyo kintu. Hanyuma mu bavandimwe be harimo umuvandimwe we witwaga Robin ntabwo yashakaga ko bamwica. Nibuke neza ni nawe muntu wabagiriye inama yo kugira ute yo kumujugunya mu rwobo, kubera ko yari afite umugambi wo kuzahindukira atari kumwe n'abavandimwe we, akaza akamukuramo kugira ngo ubugingo bw'uriya mwana w'umuhungu bubeho. Nshuti mwene data, ndagira ngo nkubwire neza ikintu Imana yakuvuzeho uko byagenda kose kirasohora. Gishobora gutinda ariko ntabwo gihera, kirasohora. Yosefu we ari mu rwobo yumvaga ko ibintu birangiye, yumvaga ko imvura izaza ikamwiciramo, yumvaga ko mbese birangiye, icyobo gishobora kuriduka, inyamaswa zishobora kumuriramo zinkazi. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nawe uri kunyumva, uri kundeba, ndagira ngo nkubwire, niba wari wabuze ibyiringiro, ongera wuzure imbaraga z'Imana, wuzure ibyiringiro, wumve ko kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uyu Yosefu yumvaga ko ibintu birangiye, ntabwo yari azi ko igitondo kimwe azatabarwa cyangwa azavanwa hehe muri urwo rwobo. Umuvandimwe we arazamukuramo, aragenda amushira ahantu, asubira iwabo mu rugo, kuko urumva ntabwo yari kumukuramo ngo agende amutware mu rugo, n'ubundi yari kwiteranya n'abavandimwe be, ugasanga nawe baramwanze. Nibwo bafashe wa mwambaro bakawusiga amaraso, bamutaye mu rwobo, bafata wa mwambaro bawusiga amaraso, bawushira se Yakobo. Ati reba umwana wawe ukunda, inyamaswa zagize ute, zamuriye. Ise yuzura agahinda, ararakara, nyine asa nk'uwihebye. Ari bwo abantu bazaga b'Ishimayeli barimo bigendera bisanzwe bo muri icyo gihugu, baraza baramubona, yego baramufata, baramutwara, bajya kumugurisha. Nibwo ubuzima bwarokotse, nibwo yongeye kugira ibyiringiro, yumvaga ko byari birangiye. Yego noneho Yosefu agera ibwami. Mu kugera ibwami ntabwo ibibazo byahise birangira. Nshuti mugenzi unkurikiye, reka ngire ikintu nkubwira. Ushobora gusenga ufite ikibazo kigakemuka, ntabwo bivuze ko Imana yakoze byarangiye, ari byabaye byarangiye. Ahubwo niho hantu uba ugomba kwambarira imbaraga kugira ngo Satani atagaruka kongera akakugisha mu yindi mitego igiye itandukanye. Yosefu yageze ibwami, arakomeza ahura n'ibibazo n'ibigeragezo, gusa arakomeza anamba ku Mana. Umwamikazi aramubenguka, amubengutse akajya amubwira ngo inusasire, ngo inunkorere ibi, ngo inunkorere ibi. Yosefu akabikora. Noneho igihe kiragera, umwamikazi mu mutima we apanga gufata Yosefu ku ngufu. Abaramubwiye ati ngwino usange mu cyumba. Abaramufashe bari kugundagurana. Yosefu abagize ute, abaramwiyatse, aramwiyaka. Umwamikazi asigarana umwitero Yosefu yari afite. Nuko ubwo ibyo biraba, bugorobye umwami araza, umwamikazi aramubwira ati Yosefu yashatse kumfata ku ngufu, yashatse kumfata ku ngufu rwose. Mumubaze icyabimuteye n'iki n'amarira menshi. Yosefu baramufashe, bamutwara hehe muri gereza. Bamugejeje muri gereza, arakomeza arasenga namba ku Mana. Ntabwo kuba uri mu bigeragezo byatuma wiciriye bugufi kugira ngo ugereyo vuba. Ntabwo kuba uri mu bukene bwatuma ugenda gusambana kugira ngo ubone amafaranga kuvana muri ubwo bukene. Ntabwo kuba uri mu bukene bisobanuye ko Imana itari gukora. Ntabwo kuba umeze gutyo bisobanuye ko Imana yarekeye gukora. Icyambere, Imana uko yari irikerana n'ubunikiri, Imana uko yakoraga ntabwo iginanirwa, ntabwo yigeze inanirwa. Ubwo Yosefu baramufashe, bamutwara hehe muri gereza, baramufunga. Bamufunze, hari uwo bari bafunganywe aza kurota inzozi, azisobanurira Yosefu. Yosefu aramubwira ati nubwo nameze gutya urenda gufungurwa, ariko nufungurwa uzagira utya utuvuganire, nawe mwe murabyumva. Ibyo birarangira, umwami aza kurota inzozi. Umwami arota inzozi, bwami hose habura umuntu wazirota. Aragenda ashaka mu banditsi, ashaka mu banyamategeko, ashaka mu bantu bose, mu bantu bakomeye mu miniti zose, habura urutora izo nzozi. Aragenda ajya muri gereza, yegera Yosefu, aramubwira ati narose inzozi. Aramubwira, mu bantu mwasomye izi nkuru za Yosefu murabizi, aramubwira ati narose inka zibyibushye n'inka zinanutse.
yego. Ubwo umwami yabuze umuntu wazirotora, aragenda areba Yosefu, ariko amakuru yari yarayahawe n'uwo Yosefu yari yararotoreye za nzozi, wa wundi bari bafunganye, aramubwira ati nyine amurotorera inzozi. Ubwo umwami nawe aragenda arabimubwira, nyine ibyo amubwira ngo narose inka ngo zibyibushye zinanutse, inka zinanutse ngo zirimo zimira izibyibushye. Ubwo Yosefu arabimurotorera, aramubwira ati igihe kizagera inzara itere ibiki n'ibiki. Ibyo nabyo biraba. Yosefu umwami anyuzwe no kurotora inzozi, abamuhaye umugabane. Igihe kiragera, kubera gusenga n'imbaraga z'Imana, iyo usenga Imana ikuvana ikushira ikuvana igushira ikuvana igushira ikuzamura mu ntera. Yosefu banamushinze stoke y'ibagami. Ubwo dutarutse cyane twihuse, abantu basomye izi nkuru barabizi, ubwo inzara iza gutera mu gihugu, ibwami hasigara ari nk'aho hantu hari amazi, hasigara hari ibyo kurya, hasigara hari ibintu nk'ibyo. Noneho ba bene se na se wabo baraza, baragenda bajya gusaba Yosefu, bajya ibwami gusaba ibyo kurya. Urumva amapfa inzara yari yarateye hahandi Yosefu yarari. Yego, kuko Yosefu yaranashinzwe stoke muri ubwo bwami. Baragenda n'ibikote, bagenda bunamye. Hanyuma Yosefu mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega kunagira neza, mbuza mazina namwita. Mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega kunagira neza, mbuza mazina namwita. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, arasa azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima uzangeza he, bituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Nkahunga inzira nyabagendwa, nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayisange, mfite ubuhamya bwigendera. Nimva mutima ayisange, mfite ubuhamya bwigendera. Amen.